kubera ko icyaha kitabahamye ni ibintu ubona nyine bidushimishije twese nyine akanyamuneza ni kose. Akanyamuneza ni kose. Aba bantu batabwa muri yombi kwanza nkawe nk'umufana wa APR FC harimo umwe witwa nka Jangwani wari umuvugizi w'abafana banyu byo mwari mwabyakiriye gute? Ni ibintu byatubabaje cyane dore yuko na pare wanjye wari kuzaba pare bamufunze ku wa kane. Neza nkora ubukwe bwiza nabo nkajya kubasura mbese kuri uyu munsi ndishimye cyane ni ibyishimo bidasanzwe ku bafana ba APR n'abakunzi n'abanyarwanda muri rusange. Uyu munsi rero ukurikije bararekuwe hagiye gukurikiraho iki by'umwihariko nk'umufana wa APR umuvugizi wanyu aragarutse wenda n'abandi banyamakuru baraje hagiye gukurikiraho iki noneho nka kuba twebwe nk'abafana ba APR abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda turumva tugomba gutegura umunsi wo kubakira tukabereka igihe batari bahari uburyo byari bimeze bagasubira inyuma bakareba amamatch yakinywe n'iki tukanababwira ko hariya hajya buri mugabo wese ko nta muntu n'umwe utagiye ariko ibintu bishimishije nuko bose batashye cyo kintu kidushimishije cyane. Uyu munsi rero uvuze ko mugiye gutegura kubakira murabakira bose cyangwa murakira by'umwihariko Jangwani? Oya ni bose kuko abenshi barimo nko mu ntare muri ya groupe y'intare harimo batanu. Hari harimo n'abandi rero bafana ba APR ba Olivier bande bose turabakira hamwe kuko n'abafana ba APR n'abanyarwanda muri rusange nyine bari gukurikiranwaho icyaha ariko barekuwe kubera ko basanze ari abere. Watangaje ko wababajwe no kumva ko Jangwani yafunzwe atawe muri yombi uravuga ngo ndababaye ariko nibaca inkoni zamba hari ubusabe mwatanze nk'abafana bakuru ba APR? Of course twebwe nk'abanyarwanda nk'abafana twaratakambanga kubera ko kenshi njye nakurikiranye imanza zabo ukumva nyine uburyo baburana n'abababuranira ukumva ko nyine ari abantu bari kurengana tugakomeza nyine gutakamba ariko icyiza nuko ubutabera aribwo bwakoze akazi bagakurikirana bavuye mu mizi bakaba basanze bose ari abere nicyo kintu kidushimishije. Bivuze kurengana ushatse gusobanura iki? Ntabwo abantu bose bafungwa baba barakoze ibyaha bimwe cyangwa se umuntu arafungwa nyine bakiri gukora iperereza ariko nyuma y'iperereza umuntu agafungurwa. Yego akazi kari uyu munsi kari gukorwa na super manager ni wari urimo akora akazi kakoraga na Jangwani ko niwe twumvaga niwe twatubaza bisi twumva noneho hamwe nk'abafana none murakomezanya nawe cyabirarangira mu musitsi? Ngewe ngiye kuvuga byinshi cyangwa kubijyanye n'umuvugizi wacu naba ngiye kwiha kandi kazi gusa twebwe tuzi ko umuvugizi wacu ari Jangwani kandi yagarutse arahari tunazi neza yuko super manager afite indi kipe abamo twebwe umuvugizi wacu tumva tunakunda tunibonamo cyane kurusha uriya umuntu ashobora gusimbura undi amufasha ariko ntabwo twebwe umuvugizi wacu ni Jangwani. Ese mwumvishe super manager bamuteretse mu kazi ngabo umuvugizi uvugisha ukuri mwamwakira umbwiza ukuri? ngewe nk'umukunzi wa APR icyo nagusubiza ubu nuko ibyo bitariho kuko ko Jangwani wacu aragarutse aracyahari twebwe niwe dukurikiye ni nawe duhanze amaso kubera ko Jangwani ni umuvugizi kandi tuniyumvamo kurusha abandi bose tunakunda. Samukarenzi yaravuze ngo Jangwani mu byamuganije ngo yamubwiye ko narekurwa atazakomeza kuba umuvugizi wa APR. Nibyo koko? Ibyo nibyo baganiriye na Samukarenzi ngiye ntago turaganira cyane ariko nizera ko kuba wafungwa wenda kubera ikintu runaka kigendanye no kuri ekipe bitahita bituma uva kuri ekipe sibyo. Umuntu akora icyaha agakurikiranwa agakora buri kimwe cyose ariko ntabwo ndiza neza ko bitatuma ava kuri ekipe cyangwa se ngareka kuko twebwe abafana ba APR turabyifuza agakomeza kumuvugiza. Wasanga ko kuwe ariko akeneye ko yamara kurekura ashobora kuba bikeneye nk'urugero nk'uko hari abakinnyi bagiye bareka umupira nka Kwizera Olivier aganirizwa nawe rero kuganirizwa n'umuntu ashaka kuganirizwa wenda adashaka kuba umuvugizi ariko twe tukamuganiriza cyangwa abakunzi ba APR akagaruka mu bintu bye. Hari icyo cyagaragaye kuva Jangwani yagenda mu bafana ubwabo? Icyuho nticyabura kubera ko imikino twakinnye n'imyitabire y'abafana n'iki wabonye ko ntabwo byari 100% nk'uko Jangwani yajyaga kuri radio gashyushya mu magroupe tubanaho Jangwani aba mu magroupe arenze 10 ya APR
sibyo ariko super manager ntari muri ayo magurupe urumva Jangwani yagendaga kuri televiziyo kuri radio akanavayo no ku magurupe akadushyushya wibaga super manager nyabona ntago ndi kumubaga nose hari icyo dupfa ntacyo dupfa ntabyazi ni byiza ko umuntu avugisha ukuri cyetse nimba mushaka ko nanjye mbi ndyarya no mu bakozi mukorana ntawe urimo mu bakozi mukorana ntawe urimo super manager ubona abantu bishimye barishimye urebye ku maso y'abantu akanyamuneza bafite ngabo bagenzi bacu benshi abakinnyi abatoza imiryango y'abasomerwaga abenshi bakavuga ati babaduherwa tware hano barezi irimo birazamo umwana cyo ndashaka kuvuga kiriraho ubwo biraza kurangira tugiye twagiye ka ubona abantu bishimye urebye ku maso y'abantu akanyamuneza bafite ngabo bagenzi bacu benshi abakinnyi abatoza imiryango y'abasomerwaga abenshi bakavuga ati babaduherwa tware hano barezi irimo birazamo umwana cyo ndashaka kuvuga kiriraho ubwo biraza kurangira tugiye twagiye ka murekate kumbona utemba itoto ibanga nirengo nanjye mbwira biwanye ni ibisanzwe nuko umuntu aba yaramenye ibanga ryo kurya neza hakiri kare ubuse mama ko njye ntabona amafaranga yo kugura izo nyama za buri munsi yewe niba ugitekereza ko ukeneye inyama za buri munsi uribeshya rwose ubibanga namenye ni umuceri imbere ya mbere muri Tanzania wa Bemama na Baba Rice naba natekesheje amavuta ya Mount Mero Soyiko bikaba karusho kandi buriya agafarini kazania nako ni ingenzi wanjye uwo muceri utumye utemba itoto gutyo cyane rwose ariko naho urashoboye ubusujya muri Tanzania kugura umuceri ashwida Aloe Supply Company barahari ku gacu twese ubwo nabasanga he bakorera mu isoko rya Nyarugenge munsi ya Ragarete
cyangwa se ku mashami yabo ari ku isoko rishya rya Nyarugenge mu muryango wa B5 akarongo 14. Wabahamagara kuri nimero 0782 38 76 cyangwa se kuri 0782 35 84 78 ndetse n'ikabuga kwa Mayisha wabahamagara kuri 0782 55 59 99.